Yesu ashimwe nshuti bene data. Iyi ni Tuzatabarwa TV nkuko bisanzwe, nitwa Atanazi. Turabashimira ko mudukurikiye muri mu byerekezo bitandukanye. Uyu munsi mwiza ku cyumweru, muri iki gitondo cyo ku cyumweru, nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana riri kumfasha. Birashoboka ko waba wabashije kujya mu iteraniro, ariko reka tuzirikane ko hari bene data batabashije kujya mu materaniro bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Reka rero unyemerere dusangirire ijambo ry'Imana kugira ngo rigire icyo ritwigisha kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Reka badusomere mu gitabo cya Ezekiyeli ibice byaho 5 uhereye ku murongo wa 4, uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Ezekiyeli ibice 5 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 4. Reka badusomere mu izina rya Yesu. Karibu. Nuko rero mwana w'umuntu, wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha, maze uyende uyinyuze ku mutwe wawe no mu bwanwa bwawe, maze wishakira iminzani yo gupimisha ubone kugabanya umusatsi. 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati, igihe iminsi yo kugota izaba irangiye, kandi uzende 1/3 cyawo ugicagaguza inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. Uzahakure muke uwupfunyike mu binyita by'umwambaro wawe, kandi uzende muke muri wo uwujugunye mu muriro hagati ugurumane, niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isiraheli yose. Urarangije umurongo wa 4. Imana iguha umugisha. Ngaho reka unyemerere wongere usubiremo rimwe. Nuko rero mwana w'umuntu, wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha. Nuko rero mwana w'umuntu, wishakira inkota ityaye imeze nk'icyuma cyogosha, maze uyende uyinyuze ku mutwe wawe no mu bwanwa bwawe. maze uyende uyinyuze ku mutwe wawe no mu bwanwa bwawe. Maze wishakira iminzani yo gupimisha ubone kugabanya umusatsi. Maze wishakire iminzani yo gupimisha ubone kugabanya umusatsi. 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati, 1/3 cyawo uzagitwikire mu murwa hagati, igihe iminsi yo kugota izaba irangiye. igihe iminsi yo kugota izaba irangiye. Kandi uzende 1/3 cyawo ugicagaguza inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. Kandi uzende 1/3 cyawo ugira ute? Ugicagaguza inkota mu mpande zawo, na 1/3 cyawo na 1/3 cyawo uzakinyanyagize mu muyaga, uzakinyanyagize mu muyaga, nanjye nzabikurikiza inkota. nanjye nzabikurikiza inkota. Uzahakure muke, Uzahakure muke. Subiramo ako kantu. uzahakure muke Uzahakure muke uwupfunyike mu binyita by'umwambaro wawe. mu binyita by'umwambaro wawe. Uzahakure muke uwupfunyike mu binyita by'umwambaro wawe, Kandi uzende muke muri uwo uwujugunye mu muriro hagati ugurumane. muri uwo uzende muke muri uwo uwujugunye mu muriro hagati maze ugurumane, Niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isiraheli yose. niho umuriro uzaturuka ugere ku nzu ya Isiraheli yose. Amen. Amen. Urakoze cyane kudusomera. Imana iguhe umugisha kandi mwinshi. Imana iguhe ukuboko kwiza. Muzi Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bagira ubuhanuzi bukakaye, ubuhanuzi buremereye, kandi
bugiye bumeze nk'uburi mu bwiru, bugiye burimo amagambo akomeye. Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bahanuriye Isiraheli, ariko bahanura mu bihe byari bikomeye cyane kandi biruhije, kimwe na ba Yesaya, kimwe na ba Yeremiya. Abo ni abahanuzi bahanuriye Isiraheli mu bihe byari bikomeye, kandi bahanura ibintu bikomeye cyane biremereye bifite imbaraga. Muzi Ezekiyeli mu buhanuzi yagiye ahanura, muzi neza ko hari igihe cyageze Imana iramubwira ngo nagende afate inkono. Ubwo buhanuzi bwa Ezekiyeli ni mu bishaka tuzagenda tubugarukaho. Narangiza ajye mu murwa hagati, afate reka mvuge umwanda, hanyuma narangiza ngo ashyire mu nkono acanire, narangiza acane mu murwa, abikorere mu murwa hagati. Ni ubuhanuzi bwari bukomeye cyane, kugira ngo asobanurire Abisiraheli, ababwire yuko ibyaha byabo byageze, umunuko wabyo wageze ku Uwiteka, bimeze nk'umunuko bari kumva aho ngaho. Ezekiyeli rero ni umwe mu bahanuzi Imana yahamagaye. Imuhamagara ari mu bagabo bari bafite ubutunzi, bari bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bari bafite umugisha w'ubutunzi. Akagira umugore mwiza cyane yakundaga w'uburanga, ariko Imana imuhamagaye ashaka kubyanga. Ashatse kubyanga, Imana iramubwira ngo yewe Ezekiyeli we, ngiye kukwaka icyo wari uhanzeho amaso. Iramubwira ngo ngiye kugukuraho umugore wakundaga wari uhanzeho amaso, wari werekejeho umutima, kugira ngo umenye yuko ndi Uwiteka ugena ibihe. Hanyuma Ezekiyeli mu gihe gitoya umugore we barapfuye, Imana ibiramwishe. Iramubwira ngo kandi kondisiyo, ntuzigere urira, kuko sinshaka kubona amarira yawe. Nuramukurize uzamukurikira. Bariya bahanuzi ni abantu bagiye bahanura ibintu bikomeye cyane, biremereye, bifite imbaraga, kubera yuko ibyo bahanuye benshi bagiye babizira, bakabica babahoye yuko bari guhanura ibyo abantu badashaka kumva. Murabizi neza yuko abantu benshi bakunda kumva ubuhanuzi bw'ibyiza, nubwo yaba ari umuntu w'umunyabyaha udakora, nubwo yaba atarakira Kristo, nubwo yaba yaratutse umwuka wera, yaranze gukizwa, atayigeze yakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ave mu busambanyi, ave mu businzi, ave ari umujura kabuhariwe, ariko uwo ari we wese aba ashaka guhanurirwa ibyiza. Ezekiyeli rero Imana iramusanga muri ibyo bihe, iramubwira ngo yewe Ezekiyeli we, ndashaka kuvugana n'Abisiraheli, ariko ndashaka kubanza kuvugana nawe kugira ngo ubanze wumve neza umubabaro mfite. Imana yari ifite umubabaro, yari ifite agahinda, kubera yuko Abisiraheli bari barataye Uwiteka, batagikorera Imana yitwa Uwiteka, ahubwo bisengera ibigirwamana. Imana yabahaye umugisha w'ubutunzi, ibaha amafaranga, ibaha uburyo, ibaha umugisha mu by'ukuri, ariko barangije aho kugira ngo bagume mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana, barayoba, baracogora, bava mu byizerwa, baradamarara. Ntibaba bakizera imbaraga z'Imana ishobora byose, ahubwo batangira kwizera ubutunzi bwabo, bahita biyegereza ibigirwamana, batangira kubisenga. Imana ibagereranya nka maraya. Nusoma ubuhanuzi bwa Hoseya, uzasanga aho Imana yohereje Hoseya, iramubwira ngo genda ujye ku muhanda uzane maraya. Numara kuzana maraya uyirongore, umugire umugore. Hanyuma Imana yashakaga kwerekana yuko Abisiraheli yabagereranyaga n'umugore wa mbere w'isezerano, ariko akaza kuyoba, akaza kuta umugabo we, agasanga undi mugabo. Hanyuma Imana ibwira Ezekiyeli, iramubwira iti Ezekiyeli, ishakira icyuma cyogosha, inkota ityaye, hanyuma wende umusatsi wawe uwogoshe, nurangiza ufate ubwanwa bwawe ubwogoshe, ubihurize hamwe,
nurangiza hari umurongo nshaka w'ingenzi ko tuganiraho, aho yavuze ngo umusatsi umwe 1/3 uzagicagaguza inkota, ikindi 1/3 ugitwike, ikindi 1/3 ugihuhe mu muyaga, ikindi 1/3 cyawo uzagifate ugipfunyike ku kinyita cy'umwambaro wawe. Haleluya, haleluya. Ngo uzende 1/3 ugipfunyike ku kinyita cy'umwambaro wawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni mu gihe Imana yari ibabaye ifite agahinda kubera yuko bavuye ku Uwiteka baragenda bakorera ibigirwamana. Imana irababara, igira agahinda. Imana ijya ibabazwa n'abantu yagiriye neza, ariko nyuma yaho bakaza kwibagirwa, ntibaha agaciro ineza y'Imana, ntibaha agaciro imirimo y'Imana, ahubwo bagasubira inyuma bakigira gusenga ibigirwamana, bakareka Uwiteka, bakibagirwa ibihe byabo bya mbere, bagahinduka bakajya mu zindi nzira batigeze kubamo. Bibabaza Imana cyane, bitera Imana agahinda. Wigenzure, nanjye nigenzure inshuti y'umusaraba, urebe ngo mbese mu bihe byanjye bya kera nabanaga n'Imana gute, uyu munsi mu bihe bya none ndabana n'Imana gute. Imana itugirire neza. 1/3 cyawo, reka nkubwire, 1/3 cyawo Imana yamubwiye ngo agifate agicagaguza inkota. Imana yari irimo ibwira Abisiraheli yuko hari igihe kizagera, nubwo babona bari mu munezero, ariko igihe kizagera haza umwami ubarusha imbaraga, ubarusha amaboko, agota igihugu cyose, narangiza inkota itangire kunywa amaraso mu gihugu. Ni ibintu bikomeye cyane. Hanyuma 1/3 cyawo yaramubwiye ngo ugicagaguze inkota. Byari bivuze 1/3 cy'Abisiraheli, umwami w'i Babuloni azaza yamara kugota igihugu akabicisha inkota, abo bagapfa bakavaho. Yaramubwiye ngo uzende nanone 1/3 cyawo ukijugunye mu muriro, ugitwikisha umuriro. Byari bivuze abantu bazapfa 1/3 cya Isiraheli bazapfa bazize umuriro muri icyo gihe cy'intambara, igihe umwami w'i Babuloni azaba yamaze kuhagota. Aravuga ngo kandi uzende 1/3 cyawo ugihuhe kigende mu muyaga, ngo nanjye nzagikurikiza inkota. N'abazagenda birukanka, Abisiraheli batigeze banihira Uwiteka mu bihe bigoye, n'abazagenda birukanka batorongera bahunga, hanyuma inkota y'umwami w'i Babuloni ikazabasanga ikabatsinda iyo ngiyo. Nicyo 1/3. Hanyuma hari ijambo rinezeza umutima wanjye, nawe rigufashe. Yavuga ngo uzende 1/3 cyawe, icyo ngicyo ugipfunyike ku kinyita cy'umwambaro wawe. Uzende 1/3 cyawo ugishyire, ntabwo iki 1/3 ntabwo kizatwikwa, ntabwo kizacagagurwa, ntabwo abazazira umuriro, ahubwo uzende 1/3 cyawo ugishyire ku kinyita cy'umwambaro wawe ukigendane. Haleluya, haleluya. Ibi byari bivuze 1/3 cy'Abisiraheli, abantu banihiye Imana mu bihe bikomeye, abantu babonye yuko ibyaha bibaye byinshi muri Isiraheli bakagira umutima ubabaye, ibyo ngibyo bikababaza umutima. Byari bivuze 1/3 cy'Abisiraheli babonye yuko ibyaha bibaye byinshi, bakajya imbere y'Imana bagasenga bakaniha, bakavuga ngo Data ubabarire kandi ubereke Kristo wavuye mu ijuru, kugira ngo nabo bamenye ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Iravuga ngo abo ngabo byari bivuze 1/3 cy'Abisiraheli banihiye Imana, bakima mu bihe byo gusenga, batibagiwe ibihe byabo bya kera, batigeze bayoboka ibigirwamana, bakibasha kujya imbere y'Uwiteka bagapfukama, bakavuga bati Uwiteka utwiyereke mu bihe bya none, udufate udukomeze, kandi n'abacu baguye ubegure bongere kugwiza imbaraga. Haleluya, haleluya. Byari bivuze yuko abangaba muri icyo gihe cy'intambara, muri ibyo bihe by'akaga, muri ibyo bihe by'amakuba, muri ibyo bihe by'umubabaro,
muri ibyo bihe inkota izaba iri kuzenguruka igihugu, muri ibyo bihe bazaba bari gupfa bazize umuriro, muri ibyo bihe bazaba bari mu bihano bikomeye cyane, hari 1/3 Imana yitwa Uwiteka izashyira ku kinyita cy'umwambaro wayo, abo ngabo ikabagendana. Haleluya! Ikabazengurukana umurwa, ikabanyurana mu muriro, ikabanyurana mu makuba, ikabanyurana mu nzara iri kwica abantu, ikabanyuranaho inkota iri kunywa amaraso. Abo ngabo yarivuze ngo nzabagendana, kubera yuko ntibigeze bibagirwa inzira zabo za mbere, ntibigeze bacogora ngo bamveho. Abo ngabo nanjye nitwa Uwiteka, nzabashyira ku kinyita cyanjye, nzagendana nabo. Mwene data, uri muri 1/3 kizazira inkota? Ese uri muri 1/3 kizazira umuriro? Kubera iki wabamo kandi Kristo ateze amaboko? Ese wowe uri muri 1/3? Ahari yenda waba uri muri 1/3 Imana izashyira ku kinyita cyayo. Uyu munsi Kristo aje yagushyira ku kinyita cye. Ese uyu munsi wa none urumva uri ku kinyita cy'Uwiteka? Uri muri babandi banihira umurimo w'Imana? Uri muri babandi banihira bababazwa n'abarimbuka ku buryo wavuga ngo ndi ku kinyita cy'Uwiteka uyu munsi? Imana nyiribihe mu bihe bidasanzwe yangendana, mu bihe by'ibyago Imana yangendana, mu bihe by'amakuba Imana yangendana. Urabona Imana yagira ishyaka ryo kukugendana ukurikije uko umeze mu bihe bya none. Imana ikurengere, nanjye ndengere. Imana itugirire neza, itwiteho kandi wigenzure, nanjye nigenzure, hanyuma turebe ibihe byacu bya kera, turebe n'ibihe byacu bya none. Inshuti mwene data, duharanire kuba ku kinyita cy'Uwiteka. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.